Amazina yanjye ni Abu Brenda hamwe na Mfata Ikiganza TV. Kimwe mu bintu ugomba guha agaciro cyane ni ukuba umwana mutoya, kuko umwana mutoya ni umuntu ushobora kubona ukabona asuzuguritse, ariko ejo n'ejo bundi ashobora kuzavamo umuntu ukomeye akaba yagirira igihugu akamaro. Yavamo umuganga ukomeye akajya avura ubuzima bw'abantu akabutabara, akavamo umushoramari ukomeye ufite igihugu akamaro, akavamo umucuruzi, akavamo umuntu ukomeye. Niyo mpamvu nka Mfata Ikiganza TV turi hano ngo dufatanye, dufate ikiganza abana bato cyane cyane abafite baba mu buzima bwa gikene. Turashaka kubafata ikiganza tukabazamura kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe, babone uburenganzira bwo kwiga, babone uburenganzira bwo kwambara neza, babone uburenganzira bwo kwivuza, mbese baba mu buzima bwiza nk'abandi bana. Niyo mpamvu rero nawe aho uri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, wumva ufite umutima ukunda, ubona umwana ukumva ufite nyine umutima ukunda, icyo usabwa kora subscribe, unakoresha ku nshuti zawe kugira ngo dufatanye tuzamure uburenganzira bw'abana.